umwana inkweto buri muntu tugiye kumuha ikanzu. Ndayisenga Angelique 39 yambara 38 25 Numukobwa agenda kusoza mbatenika igenda Mariseline 39 23 mwaka na gatoya
izo nkweto ni iz'umwana sibyo izo mwenda guheza sibyo bazimushyira umwana
kadutangire munyibwira mumbwire n'ukuntu mwageze hano mu iki kigo. Ngiye banyita Rigene Odette, nari mfite umukobwa w'inshuti yanjye wigamo hano, aza kumbwira nyine nakira arabyariye mu rugo, ndaza hano bampa umwanya baranyandika nkora examen, baraza kumpamagara nyuma ndagaruka nyine ndiga bisanzwe, mbize neza kubera ko mu Isimbi ni byose kuri njye, yakuye mu bwigunge, so nganira na bagenzi banjye bishimye kandi mba ndi kumwe n'abagenzi banjye twese tukishima, mbese muri rusange mu Isimbi ni byose kuri twe. Ubu nturi gushimira umugabo waguteye inda warageze hano muri Isimbi, wamubwira iki kuko niwe wakugejeje hano? Icyo namubwira ntabwo byanshimishije, ariko kubera ko nyine byabaye byaranshimishije, ariko nanone biracyanshimisha kuko mfite umwana, kandi umwana ni byose nyine, umwana ni umuryango. So wabwira iki umuntu washinze iki kigo nk'ubu ugize amahirwe yo kwicarana nawe, wamubwira iki? Ikintu nabwira umuntu washinze kino kigo, namubwira yatekereje neza, yadukuye mu bwigunge, tubasha kubaka ejo hazaza, turiga, banadutangira mituweli, namushimira cyane, mfite n'ubushobozi namugabirira. Wow, urakoze cyane. Thank you.